magambo arindwi Yesu yavugiye ku musaraba. Ndabasuhuje bene data, abo dusangiye gucungurwa n'amaraso ya Yesu Kristo, aho muherereye hose, waba uri mu Rwanda, waba uri hanze yarwo, waba uri mu Burundi, ndagusuhuje cyane, nkwifurije amahoro n'imigisha biva ku Mana Data wa twese, Umwami n'Umucunguzi ku batuye isi. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Ndi Evangeliste Salome Iradukunda, tugiye kuganira tuvuge ku magambo arindwi Yesu yavugiye ku musaraba. By'umwihariko rero abakristo gatolika ndetse n'abandi bose basoje igisibo, mbifurije gusoza igisibo neza. Hanyuma abizihiza Pasika, mbifurije Pasika nziza. Abatayizihiza namwe mukomeze kugira ibihe byiza. Ariko aya magambo arindwi ngiye kuvuga aratureba twese abemera Yesu Kristo, uko waba umwemera kose, uburyo waba umwemeramo bwose, ariko aya magambo arindwi yavugiye ku musaraba twese aratureba. Amagambo Yesu yavuze ku musaraba rero, nk'uko murimo kubyumva kuri iyo ndirimbo iri muri background, iravuga ngo umwami wakomeretse nitwe waziraga. Hanyuma kuri iyi foto mwabonye ya thumbnail hose havuga icyo tugiye kuganiraho, aricyo nari mbabwiye. Ni amagambo arindwi Yesu yavugiye ku musaraba. Amagambo Yesu yavuze ku musaraba akunze kwitwa amagambo arindwi ya nyuma ya Yesu, cyangwa seven last word of Jesus. Ayo magambo yanditswe mu bitabo bine by'inkuru nziza cyangwa by'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ariko bwanditswe na Matayo, Mariko, Luka ndetse na Yohani. Ayo magambo arindwi rero tuza kurebera hamwe n'icyo asobanuye. Irya mbere Yesu yavuze turarisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, turarisanga mu gice cya 23 umurongo wa 34, niho hari ijambo rya mbere Yesu yavugiye ku musaraba. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, igice cya 23 umurongo wa 34, handitse amagambo avuga ngo, nuko ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, igice cya 23 umurongo wa 34, hari amagambo avuga ngo, nuko bageze ahitwa Inyabihanga, bamubambanaho n'abo bagome, umwe iburyo bwe undi ibumoso. Yesu aravuga ati, Data ubababarire kuko batazi icyo bakora. Bagabana imyenda ye barayifindira. Ijambo rya mbere Yesu yavuze ku musaraba, yaravuze ngo Data ubababarire kuko batazi icyo bakora. Turisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, igice cya 23 umurongo wa 34 kugera 35. Ijambo rya kabiri Yesu yavugiye ku musaraba turisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Luka, n'ubundi mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, igice cya 23 umurongo wa 43. Umurongo wa 43 uravuga ngo, aramusubiza ati, ndakubwira ukuri yuko uyu munsi turi bubane muri paradiso. Iryo ni ijambo rya kabiri Yesu yavugiye ku musaraba. Yabwiye umwe mu bajura bari babambanywe, igihe yari amaze kuvuga ati, nugera mu bwami bwawe unyibuke. Aramubwira ati, ndakubwiza ukuri yuko uyu munsi turi bubane muri paradiso. Ijambo rya gatatu yavugiye ku musaraba turarisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohani, igice cya 19, hanyuma umurongo wa 26 n'uwa 27. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohani, igice cya 19 umurongo wa 26 n'uwa 27. Murajya mwihangana nintinda kuhagera kuko ndi gukoresha Bibiliya y'impapuro.
umurongo wa 26 uravuga ngo nuko Yesu abonye nyina n'umwigishwa yakundaga ahagaze bugufi, abwira nyina ati mubyeyi nguyu umwana wawe, maze abwira uwo mwigishwa ati nguyu nyoko. Uhereye uwo mwanya uwo mwigishwa amujyana iwe. Ijambo rya gatatu rero Yesu yavugiye ku musaraba, yaravuze ngo mugore nguyu umwana wawe, cyangwa mubyeyi nguyu umwana wawe, abwira n'umwana ati mwana nawe dore nguwo nyoko. Nuko Yesu yabibwiraga nyina Mariya, umwana yabwiraga yari Yohani, nuko afata Yohani amuha Mariya ngo abe umwana we, na Yohani amuha Mariya ngo abe mama wiwe. Ijambo rya kane yavugiye ku musaraba turarisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, igice cya 27. Matayo igice cya 27 umurongo wa 46, kimwe nuko ushobora kubisanga muri Mariko igice cya 15 umurongo wa 34. Matayo igice cya 27 umurongo wa 46 handitse aya magambo avuga ngo maze ku isaha ya 9 Yesu avuga ijwi rirenga ati Eli Eli lama sabakitani, bisobanurwa ngo mana yanjye ni iki kikundekesheje. Ijambo rya kane Yesu yavugiye ku musaraba yaravuze ngo mana yanjye ni iki gitumye untererana, cyangwa ni iki kikundekesheje, agaragaza ububabare bukomeye cyane. Ibyo wabisanga aho nari mvuze mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo igice cya 27 umurongo wa 46, cyangwa mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Mariko igice cya 15 umurongo wa 34. Ijambo rya gatanu Yesu yavugiye ku musaraba, mbibutsa yuko turi kuvuga amagambo 7 Yesu yavugiye ku musaraba, hanyuma hepfo turaza kuvuga icyo asobanura n'icyo bivuze ku mukristo. Ijambo rya gatanu niryo tugezeho Yesu yavugiye ku musaraba, turarisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohani igice cya 19, turarisanga ku gice cya 19 umurongo wa 28. Hari amagambo agira atya, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohani igice cya 19 umurongo wa 28 handitse amagambo avuga ngo hanyuma y'ibyo Yesu amenye yuko noneho byose birangiye, agira ngo ibyanditswe bisohore rwose, niko kuvuga ati mfite inyota. Ijambo rya gatanu Yesu yavugiye ku musaraba riravuga ngo mfite inyota, yerekanaga ko ari umuntu koko ufite umubiri ubabara. Ibyo yabivuze mu butumwa Yohana yabyanditse mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo yanditse igice cya 19 umurongo wa 28. Ijambo rya gatandatu Yesu yavugiye ku musaraba turarisanga n'ubundi mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohani igice cya 19 umurongo wa 30. Hari amagambo agira ati Yesu amaze gusoma iyo vino aravuga ati birarangiye, acurika umutwe, umutima uraca. Ijambo rya gatandatu Yesu yavugiye ku musaraba riravuga ngo birarangiye. Yesu yatangazaga ko umurimo wo gucungura abantu awurangije. Ijambo rya nyuma Yesu yavugiye ku musaraba rero niryo tugiye kugarukaho. Nabanje kugenda nsoma muri Bibiliya kugira ngo nitujya mu busobanuro tubivuge twihuta ntajya muri Bibiliya. Ni ijambo rya 7 tugezeho rero yavugiye ku musaraba, riri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya 23 umurongo wa 46. Haravuga ngo Yesu avuga ijwi rirenga ati data mu maboko yawe niho nshyize ubugingo bwanjye. Amaze kuvuga atyo umwuka urahera. Ijambo rya nyuma Yesu yavugiye ku musaraba ariryo rya 7
yaravuze ngo data, mu biganza byawe niho nshyize ubugingo bwanjye. Yesu yashyiraga mu maboko y'Imana mbere yo gupfa, niho yari ari kwishyira. Ubwo rero ijambo rya karindwi yavugiye ku musaraba yaravuze ngo data, mu biganza byawe niho nshyize ubugingo bwanjye. Hanyuma rero umwanzuro twaba turebye hano mbere y'uko dusobanura aya magambo mu buryo bugambuye, tubonye yuko ari amagambo arindwi Yesu yavugiye ku musaraba. Aya magambo yanditswe na Matayo na Mariko na Luka na Yohani. Buri jambo rifite ubutumwa bukomeye ku mukristo, cyane cyane imbabazi, agakiza, urukundo, ukwihangana no kwiyegurira Imana. Hanyuma rero ni byiza cyane kubitekerezaho mu buryo bwimbitse. Aya magambo arindwi Yesu yavugiye ku musaraba afite ubutumwa bukomeye cyane ku buzima bw'umukristo. Rero reka turebe buri jambo n'icyo risobanuye n'ubutumwa bukuru burimo ku mukristo, umuntu wese wemera Yesu Kristo. Ijambo rya mbere Yesu yavuze nk'uko twaribonye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka igice cya 23 umurongo wa 35, yaravuze ngo data ubabarire kuko batazi icyo bakora. Icyo risobanuye rero, Yesu yasabiye imbabazi abamubabazaga nubwo bari bamubabaje cyane. Ubutumwa bukuru burimo rero kubabarira ni ingenzi cyane. Umukristo ahamagarirwa kubabarira n'iyo ababajwe kuko nawe yababariwe n'Imana. Amen. Mbibutsa yuko turi kuvuga amagambo arindwi Yesu yavugiye ku musaraba, turi kuvuga n'icyo asobanuye ku mukristo n'ubutumwa bukuru twakuramo. Uracyari kumwe na Evangeliste Salome Iradukunda. Ijambo rya kabiri Yesu yarivugiye ku musaraba nanone abwira wa mujura, amubwira ati nukuri ndakubwira yuko uyu munsi uri bubane nanjye muri paradizo, nk'uko twabisomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya 23 umurongo wa 43. Ibi bintu rero bisobanuye yuko Yesu yemereye umujura wihannye ko azakira agakiza ako kanya, ko yari yakiriye agakiza ndetse ko bari bubane mu ijuru. Ubutumwa bukuru tubona muri uyu murongo, agakiza kaboneka ku muntu wese wihana by'ukuri. Niyo umuntu yaba yarakoze ibibi byinshi, iyo yihannye by'ukuri Imana iramwakira. Ijambo rya gatatu tubonye ko Yesu yaribwiye nyina ndetse na Yohani, abwira nyina ati mugore dore umwana wawe, mwana nawe dore nyoko, nk'uko twabibonye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohani igice cya 19 umurongo wa 26 na 27. Yesu yavugaga kuri nyina Mariya ndetse n'intumwa ye Yohana. Ubusobanuro rero dusanga muri iri jambo, Yesu yitaye ku muryango we, aha Yohana inshingano zo kwita kuri Mariya mama wiwe. Ubutumwa bukuru dukura muri iri jambo Yesu yavugiye ku musaraba rya gatatu, ubutumwa bukuru nuko dukuramo urukundo no kwita ku bandi ntibihagarara n'iyo waba uri mu mibabaro. Umukristo agomba kwita ku bandi no ku muryango igihe cyose nubwo yaba ari mu mibabaro. Ijambo rya kane Yesu yavugiye ku musaraba yaravuze ngo Eli Eli lama sabakitani, bisobanurwa ngo mana yanjye ni iki gitumye untererana cyangwa ni iki kikundikesheje, nk'uko twabonye ko byanditswe mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo cyangwa mu ivanjiri ya Yesu uko yanditswe na Matayo igice cya 27 cyangwa umutwe wa 27 umurongo wa 46, cyangwa ukaba wabisanga muri Mariko igice cya 15 umurongo wa 34. Ubusobanuro rero kuri aya magambo, Yesu yumvise uburemere bw'ibyaha by'isi, yumva asa n'utandukanye n'Imana. Ubutumwa bukuru tubona muri aya magambo, Yesu yikoreye ububabare bwacu bwose. Niyo wumva uri wenyine, Imana ikuri kure, ariko jya umenye yuko Imana ikumva kandi izi ububabare bwawe. Amen. Ijambo rya gatanu Yesu yavugiye ku musaraba, turi mu busobanuro bw'amagambo arindwi Yesu yavugiye ku musaraba n'icyo asobanura n'ubutumwa bukuru. Ijambo rya gatanu Yesu yavugiye ku musaraba yaravuze ngo mfite inyota, nk'uko twabibonye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohani igice cya 19 umurongo wa 28. Aya magambo rero yavuze ngo mfite inyota, Yesu yagaragaje ko yari umuntu ufite umubiri ubabara kandi ugira inyota. Ubutumwa bukuru dushobora gusanga muri aya magambo,
Yesu azi imibabaro yacu, azi neza ibyo tunyuramo byose kuko yabinyuzemo. Ijambo ry'Imana ndetse riratubwira ngo ubwo yageragejwe abanza no gutabara abageragezwa, abasha gutabara abageragezwa bose. Imana nishimwe cyane. Ijambo rya gatandatu yavugiye ku musaraba, yaravuze ngo birarangiye. Ni ijambo twasomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohani igice cya 19 umurongo wa 30, aho yavuze ngo noneho birarangiye. Icyo yashakaga kuvuga, ubusobanuro buri muri iri jambo, ni uko umurimo wo kuducungura wari ugeze ku musozo. Ubutumwa bukuru rero buri muri uyu murongo uvuga ngo birarangiye, agakiza karuzuye muri Yesu Kristo. Igihe cyose wagashakira nta kindi cyongerwaho, Yesu yarangije byose. Igihe cyose wagashakira wemerewe kwihana ukakira aka gakiza kabonerwa muri Kristo Yesu. Imana nidufashe cyane. Ijambo rya nyuma ari ryo rya karindwi Yesu yavugiye ku musaraba, yaravuze ngo Data, mu biganza byawe niho nshyize ubugingo bwanjye, nk'uko twabonye ko Luka yabyanditse mu gice cya 23 umurongo wa 26. Ubusobanuro rero dusanga muri iri jambo, Yesu yishyize mu maboko y'Imana agaragaza ko kwizera kwe kugeze ku iherezo. Ubutumwa bukuru dushobora gukura muri aya magambo ni ukwiyegurira Imana byuzuye. Umukristo agomba kwizera Imana mu bihe byose ndetse no mu bigoye cyane, kubera yuko kwiyegurira Imana nta kindi cyabiruta. Ikiruta byose dukwiriye ni ukwiyegurira Imana. Umusozo rero kuri mwebwe twabanye muri iyi nyigisho, turi kurebera hamwe amagambo 7 Yesu yavugiye ku musaraba. Mbibutsa yuko ndi Evangeliste Salome Iradukunda. Aya magambo yose atwigisha ibintu bikomeye. Icya mbere, kubabarira, kuko Yesu yababariye abantu nubwo bari kumubabaza. Icya kabiri, kwihana. Icya gatatu, gukunda kwita ku bandi. Icya kane, kwihangana mu mibabaro. Icya gatandatu, kwiringira Imana no kuyiyegurira. Hanyuma ayo niyo magambo 7 Yesu yavugiye ku musaraba, n'ibyo asobanura n'aho yanditse. Nawe ugenda uhasome. Nkomeje kubifuriza Pasika nziza ku bayizihiza, abatayizihiza namwe mukomeze mugire ibihe byiza. Umwami Imana arushaho kubana natwe. Ufite igitekerezo wifuza kutugezaho cyangwa inyunganizi, kanda hasi handitse mowa, urebe muri description, urabonamo nimero za WhatsApp. Utwandikire uduhe igitekerezo cyawe cyangwa inyunganizi, cyangwa ugishyire muri comment, turagisangamo tugusubize. Aho hose ushobora no kudusanga kuri Facebook ni Pasiteri Salome Iradukunda, kuri Instagram ni Pasiteri Salome Iradukunda, kuri TikTok naho nuko. Aho hose ushobora kudusangayo. Kuri Facebook abona page yitwa Kunda Bibiliya. Aho hose ushobora kudusangiza igitekerezo cyawe tukakibona, ariko aho tugusubiza byihuse ni kuri WhatsApp no kuri nimero isanzwe. Aho hose watwandikira tukagusubiza. Ufite irindi jambo wifuza yuko tuzagufasha gusobanukirwa riri muri Bibiliya, ufite ikindi wifuza ko tuzagufasha kuganiraho kugira ngo twese twunguke kumenya Imana uko bukeye n'uko bwije, dusingire urugero rw'igihagararo cya Kristo, aho hose utwandikire tugufashe. Kandi mbifurije ibihe byiza, amahoro y'Imana nabane namwe. Nari Evangeliste Salome Iradukunda. Komeza kugubwa neza aho uri hose.